Ibaruwa umukozi yandikiye nyirabuja wamuguye nabi mu buzima. Iyi baruwa yayimwandikiye bamaze gutandukana, atamuhembye kandi yari akoze imyaka 2. Kuri mabuja nkunda Nyirantibikangwa, njyewe umukozi wawe ugukunda Manirafasha, nejejwe no kukwandikira iyi baruwa nkumenyesha agahinda wanteye, ubuhemu wangiriye ku byiza byinshi nagukoreye. Mabuja nkunda, naje kwaka akazi iwawe nkimara kuba imfubyi mbuze ababyeyi. Kurya wambonye amagufa yanamye, siko nahoze nanjye nari nteranye nk'abandi bana. Nkihagera weho na databuja nababonyemo igisubizo cy'icyo nari narabuze, ababyeyi bankundaga. Niyumvisemo ko ngiye kurya nkisana, kanywa, kambara kandi nkarerwa kuko nabonaga muri abantu. Natunguwe n'ukuntu muri inyamaswa ubwo mwabundazaga ari nge watetse, mumpindura iyara mumenamo ibyagaze n'ibyaboze, ibyo mwanga kumpa bikiri bizima. Murangerera nkateka ibibazo ntashobora gukozamo n'ikiyiko ngo ndyeho, kica isari ari uko mpawe n'abaturanyi banyu murusha ubushobozi. Mabuja, uwakumvisha ukuntu ukunda abana bawe nabo bakankunda, barankunda kandi iyo nabaga ntirimbutse gato bankumburaga kukurusha uri nyina. Mabuja, uwakubwira ukuntu nakubereye indahemuka ubwo nari ku rugamba mpanganye na databuja washakaga kuguca inyuma igihe cyose wabaga udahari. Ndamurahira ndaningira korera indashima y'inyamaswa nkawe nubwo ntabyicuza. Sinigeze menya ko uri umugome ku rugero nk'urwo nkubonyeho. Uko habuze ikiyiko, uko isahani imenetse imenywe n'abana bawe, uko inkono ishiririye bitewe nawe wantumagije, ibyo byose wabikataga mu mushahara wanjye ntabizi. None imyaka ibaye 2 ngo mpembwe ntahe nje kwiteza imbere, umbwiye ko ahubwo nkurimo umwenda w'ibyo nangirije. Mabuja, ntabwo nkubonyemo ubugome gusa, ahubwo buherekejwe n'ubujiji bwinshi. Mbese uja wibuka ko weho n'abawe nari mbafite mu biganza, iyo mba nkawe bitewe n'uko wanyiyeretse kare, najaga kugukora mu nda, nari kugucura inkumbi kakwirenza nk'uko ntampuwe yabikoze igihe yicaga abana 3 ba nyirabuja Mukamwaga wari umugome nkawe. Reka nsoze nsaba Imana izoroshe ingoyi, ntigahore abana gukiranirwa kwa base, kuko abawe baba baguye mu kaga kandi ndabakunda, nabo barankunda ndabizi. Isambu y'imbwa ni amaguru, akabi karimenya ntambwa igira umubyaza. Ngiye gushakishiriza ahandi, yenda nzahura n'uwo mu bantu warokotse ambere umubyeyi. Icyakora nubwo uri mubi ntubuze icyo umaze, kuko uwagukoresha nk'imfashanyigisho atanga urugero rw'umuntu mubi byasobanuka. Twifurije guhirwa mu buzima. Ni uwari umukozi wawe ugukunda Manirafasha.